ariko wiruka inyuma y'iriya mbwebwe kubera iki? ariko papa Rameki untererana kubera iki? ariko mama Fille buri munsi amafaranga kubera iki? ariko ke urakomeza gutesha umugabo umutwe kubera iki? kuba uri muri umuna wanjye bisobanuye gusuzugura umugabo kubera iki? ariko Ozil byose niwe mporera kubera ariko sister ugenda umvugira amabanga kubera iki? umutindi nkawe akundana na musaza wanjye kubera iki? ariko mabuja ko nkukubira amasafuriya nkagukoropera ntushime kubera Rameki hari ikibazo njya nibaza ni gute umugore ashobora guca inyuma umugabo we kubera iki? niko keza kuva nta gushaka ntago ndishima n'umunsi warimo kubera iki? kubera iki? kubera iki? kubera iki? kubera iki? kubera kubera iki? kubera iki? kubera iki? kubera iki? kubera iki? ugomba gukora imirimo muri uru rugo yose nta na kimwe ukuyeho. Nibikunanira uzafata inzira ugende, nzasigara mbyikora muri uru rugo. sha umva nkubwire nimba ushaka ko nzajya nkora ibyo abandi bagabo bakora ngahindukira ugenda usubira iwanyu ugeze ku cyumweru uzajya mbikora. Papa nakubeshye ndumvise iri kunyikarageraho pe umutima urenda guturika. Umukecuru aragiye tutabonanye amaze igihe anyinginga kuva mu cyaro ibibazo byose. ariko nawe nuko usigaye ugenda nta kuvuga aho ugiye hamwe na mwaramutse bro urumva witeguye ko nzajya nkubwira aho ngiye hose nabanza gusaba uruhushya? none ubundi ko wajya kubikora hari kera ufite umugore ajya yirirwa bigukorera njyewe ntabwo uzongera kubibona n'umunsi warimo. ariko bro ko mbere twabanaga neza unyubaha uko ushoboye niki cyatumye nsuzugura bigeze hano? reba umugore wawe yirirwa nsuzugura uko yiboneye kandi byose niwe wabiteye. ikintu kimwe ugomba kumenya ugashyira mu mutwe wawe, ubu tuvugana ngiye kureba Yves, ibintu by'ubukwe ntabwo bikibaye. ngo iki? ibyo mvuze niko bimeze, nta muntu ufite wo kwereka ubukwe bwanjye. oya ntabwo bishoboka. Nibyo uri kumbwira ntago mbyumva. Mari ntago nshobora kubyumva. Ako sema wabyumvishe koko siko uri kwifata nkaho utari umuntu mukuru. Ubuse niki kitumvikana? Ubure gushimishwa nuko nsubiye mu mujyi nzajya nkwerereza udufaranga. Ngewe umva icyanshimishaga Mari nukuba ndi kumwe nawe muri kumwe nanjye muri abana banjye kubiza hari. None uragira tubigire gute? Nese mwagumye ahangaha. Arigambwiye yuko nibava gushyingura azaza tukasubira mu mujyi. Surumva ikosa ari iryanjye. Muti kira gikecuru cyapfiraga iki? Hakoma uzi kuri kwigira nkaho ari we mfura ya Ozil. Nase Ozil azajya hose azajya kujyana. Si imfura yanjye ntiyambyara wenda namubyara si n'imfura yanjye. Ariko nari mfite umukwe w'umuzungu. Reba abaturage binaha bose nari narabakakaje ngo mfite umukwe w'umuzungu. Ariko nari narakubwiye, nari narabikubwiye abaturage bose bakandagiza inkweto ngo ufite ngo umukwe w'umuzungu, nta muntu ugiye amazi, nta ugiye umunyu, wari warishize hejuru hamwe rero. None se narababeshyaga se nari mufite. None se ubundi agiye gupfa. Muranjyana nanjye Kigali. Ngaho rero. Ako muntu ushaka kunsenyera. Ngusenyera guteze. Ubundi umugore abazi umugabo uko yamufata. Uramuryoshya neza umuryoshye. Umubwira uti urabona mama arasigara wenyine muri iki cyaro kandi nta nundi mama wafite. Ngende mbabi hafi mbabere nyoko. Ntabwo nasigara hanga abaturage sinabakira. Tuzagusigira inzu. Abazajya bayijyamo bazajya bakwishyura inzu. Byose. Urukumva ibyo byose nawe twe twabiganiriye. Ikindi uzajya uza kudusura utuzanira ibyo bijumba tubikumbuye iyo myumbati ubwo kubera iki koko wameza amababa. Bw'inzu irimo wenda nasigara. Ariko se ubundi se ni gute utabyumva? Ubundi se umugabo wawe yazajya atakajya he udahari? We kwansiga. Noneho muri guhangana. Oya si guhangana nta nicyo mfa nawe ariko nanjye nagenda nkamwumvisha ukuntu ahubwo Mari uwamubwira ukuntu naba mu mujyi nkakodesha mu mujyi n'umugabo wanjye akaba ari wakorera. Mwakabyana. Hako se makombo nawe ameza amababa. Ariko umuzungu aragiye. Umuzungu aragiye se agiye gupfa azageza kugusura. Abaturage binaha nagumbakira Marita. Usubire rero basaba imbabazi.
wowe wabwiye nabo umusaba imbabazi Beata nsaba imbabazi Sister Honori Kwiye imipira yawe wajya ujya mu kibuga none nkubwire Akurikiye yambaye ibirenge wajya yambara inkweto nibyo mba nshaka Honori rero Ndabizi narakubabaje ariko nta yandi mahitamo nanjye ntabwo yari ngewe tubyo gusa nshaka kumbabarira nkicikira kugira ngo nibura usubire muri mood y'ibyishimo Erega bro mu by'ukuri njye narakubabariye nibyo Ajya ntibambwiye ko wa musheri wawe mugiye kubana akodesha yego Rega nubwo mugiye kubana mudakoze ubukwe mugiye kwishyingira ariko numvaga nkwiye kubaha yanzu naguze narameke ngo ukazayibanamo wow bro urakoze cyane urakoze cyane pe uwo mubyeyi ntabwo mukwiye gukodesha Honori niwe mushiki wanjye mfite kandi wakagombye kugira ibyishimo nta mpamvu yo kugira ngo muzabane na sheri wawe mukodesha kandi hariya hari inzu iri gupfa ubusa urakoze cyane n'ukuri Mary hari ikintu nshaka ko tuvugana nta kibazo ndabizi neza ko ntigeze nkubanira neza mu rugo rwa musaza wanjye nakwitwayeho nabi bigaragara ntabwo twabanye uko bikwiye ariko aka kanya nashaka gusaba imbabazi ndatunguwe cyane ndabizi kubyumva ntabwo byoroshye ariko byari ngombwa ko tugomba kubana neza mu gihe tukiri kumwe no nkubwije ukuri biranejeje cyane kuko nari maze kurambirwa kuba umanganye nawe tutumvikana kandi turi abantu bakuru ndabyishimiye cyane pe murakoze cyane hanyuma Mary ikindi kintu nashaka kukubwira ndi hafi kuva muri runo rugo nanjye ngiye gushaka umugabo ndumva uyu munsi ari udushya gusa nibyo hanyuma nashaka kugusaba iki se kandi ngira ngo waganiriye na Fred mbere y'uko mubana yakubwiye ubuzima twabayemo bw'ubupfubyi tugasigara turi abana babiri ndakwinginze ngiye kugenda ariko ndagusabye uzite kuri musaza wanjye no sinzi uburyo nabikubwiramo ariko iminsi maranye na musaza wawe ndamukunda cyane pe kandi ubyizere neza ko ntazatuma babara murakoze cyane sawa akazi keza rero sawa nanjye kankomeze iyi mirimo yaho bro hari ikintu nshaka ko tuganiraho ikintu ubwoko ki ntabwo nishaka amahane yawe n'uriya mudamu njye ndifuza ko wamureka akaba muri iyi nzu akaba umugore wawe ukamukunda mukabana neza narenge ndumva nashaka kubana rega ntabwo mukunda ni ukuri narabikubwiye
nahereye mbere mbikubwira yuko ugomba kwirengera ingaruka zose zizazanwa n'uriya mugore. Iga kumwakira mubane neza n'umugore wawe. ese waretse nkazamuhonda nkamusora agataha. Ibyo ntabwo bishoboka. Ngiye hari igihe njye nicara ngatekereza ngasanga mu by'ukuri ari mukuri. Ibaze nk'ubu ngubu uramutse waramuteye inda. Ubu wakwemera ko umwana wasohoka akagenda? Ndifuza yuko ubana nawe neza ukiga kumukunda mukabana neza. Ikibazo simukunda ariko buriya wenda bizaza. Gusa ku bwanjye numvaga yakagiye. Ugomba kubikora kandi bizakunda. Ya, kugumana nabwo bizaba bitewe nawe. Ntugire ngo njye nzambishaka. Ariko wenda bizaza ntawamenya. Ese ko mbona ugiye ubundi ugiye? Baza kwamenya. Ndakumenyereye. Ako shiri. Ndakumva. None twiyunze. Twariyunze rwose. Ndabikunze cyane. Ariko shiri ikintu nshaka kugusaba. Gikese kandi. Ndashaka ko wandikira message Fille. Message se yiki kandi. Shiri ukamubwira ko mutakibanye nyine. Ubundi umugore wawe. Shiri message si ngombwa. Use we ntazabibona. Shiri. Message yiki. Ntabwo nshaka ko azajya kubona nkabona nyituye mu rugo rwanjye. Shiri nta kibazo ariko numvaga atari ngombwa. Oya shiri ntabwo mbishaka hato neje atazaza nkajya kubona nkabona nyituye mu rugo rwanjye. Suko kibiguteye ikibazo. Oya shiri ntacyo. Nta kibazo rwose ndabizi ko twiyunze. Message si ikibazo. Ugiye kubikora? Kambikora ureba ahubwo. Niyo mpamvu ngukunda. Ntacyo bitwaye kwimwandikiye se bitwaye ikibundi. Ngaho soma si ibi ngibi ushaka. Soma neza. Nibyo sheri birahagije. Okay. Ngera kuvuga ngo iki ngiki ngira yanagiye. Sheri urakoze. Hari ikindi ushaka? Okay, thank you. Mwana wa kuri ruri ubaye iki? Habaye iki mwana wa? Habaye iki? Mbwira. Ntabwo wakumva ibintu bimbayeho mama. Ni ibiki? Tuza mbanza umbwire. Tuza umbwire, mbwira. Mama, ntabwo wakumva ko Melissa. Mama Melissa inshuti yanjye. Oya mbwira ceceka banza mbwira. Ngo Melissa inshuti yawe yapfuye se yabaye iki? Mama, ubukwe bwapfuye. Ngo? Ubukwe bwapfuye. Ubukwe bwishwe n'iki? Mbwira. Mama, Melissa. Mbwira wigira ubwo mbwira. Ukemera ko Melissa ngo yagiye gusura Fred akaba yarakwamiyeyo. Kandi Fred ni ubinyibwiriye. Mana yanjye we none turapfuye turasebye mwana. Ubusa ndavuga iki kuri so we baba we. Abantu narahinzeho mbwira ngo ubukwe gusa ndabigenza nti mwana wa. Cyane ni unkoze ibintu nk'ibi koko. Cyecyo manzi iki gutwara umugabo mana we. Yagiye kwa Fred ni haba. Yebaba turabigenza gute we? Mana we saratwica noneho mana nyagasani. Nasuko ko tubyitwayemo dute we baba we. We ibintu birakomeye. Ubusa mbigenje nti mwana wa. Baba we. Ndasaze. Ubusa mbigenje. Fred aranyanze. Ubukwe ngo burapfuye cyangwa numvishe nabi? Mama ubukwe bwapfuye. Nose mama umva nakorana n'umuntu ufite nyine umugore wagiyaga kwa miriwe. Yebaba turasebye we. Ndazibandwa nziganisha isaranyica noneho. Nari namwiyemeyeho nigize wadanje ngo mbonye umukwe w'umukire we none baba we.